Nguhaye ikaze muvandimwe wowe udukurikiye kandi ukaba ugiye kubana natwe muri aka kanya. Twagiriwe amahirwe ko twongeye gutegurirwa ibyo kurya by'umwuka muri iki gihembwe cya mbere cya 2026. Umutwe w'icyigisho w'iki gihembwe cyose uravuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, KRISTO MUBAFIRIPI N'ABAKOROSAYI. Mbere y'uko dutangira ku cyigisho cya mbere, hari amagambo twabanza kwibukiranya kugira ngo tumenye koko nimba databuja mukuru tumukorera neza. Kugira Imana mbere ya byose ni ishingiro ry'ubukristo kandi ni no kwirinda kuramya ibigirwamana. Iyo Imana utayigize nyambere, icyo wagize nyambere kiraza kigafata umwanya w'Imana, kandi iyo gifashe umwanya w'Imana kiba cyamaze guhinduka ikigirwamana. Mbese ni gute twagira Imana nyambere mu mibereho yacu? Bibiliya iravuga ngo ahubwo mumaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Igakomeza ivuga ngo, nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, nk'uko biboneka muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 37. Pawuro wajya gusubiza kino kibazo mu Bakorosayi igice cya 3 umurongo wa 2 yaravuze ati, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Kandi na Salomo nawe hari icyo yabivuzeho. Imigani igice cya 3 umurongo wa 9 haravuga ngo, wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Hano rero ingingo z'ingenzi tubonyemo zatuma tugira Uwiteka mbere ya byose. Iya mbere ni ukubanza ugashaka ubwami bwo mu ijuru mbere yo gushaka ibindi byose. Iya kabiri ni ugukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose. Ngo ni ukuvuga ngo mu mibereho yawe nta na kimwe kidakwiriye gukunda Uwiteka ngo kimwubahe. Iya gatatu nayo igishimangira iyi ngiyi ariyo kubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe bwose, imbaraga, icyubahiro ufite n'ibindi byose bijyanye n'ibyo utunze. Byose bigakora bigendereye gushaka icyubahiro cy'Uwiteka kuko ari ushobora byose kandi akaba ari we databuja waturemye, akaba adukunda kandi akaba yaranaducunguye. Iya nyuma ari ihebuje izindi zose ni uko twajya duhoza umutima wacu ku biri hejuru mu ijuru atari ku biri mu isi. Ibi ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bugomba kuba ubw'ibanze mu mibereho yacu. Hari ibintu mu mibereho yacu biba byikora bidasabye izindi mbaraga iyo twagize ubwami bw'Imana nyambere mu mibereho yacu. Itoze kandi ugerageze gukora ibi ngibi. Mbere y'uko ugira uwo ari we wese ushima, banza ushima Imana. Mbere y'uko ugira uwo ari we wese uhimbaza, banza uhimbaza Imana. Mbere y'uko ugira uwo ari we wese usaba icyo ari cyo cyose, banza ugisaba Imana. Mbere y'uko ugira icyo ari cyo cyose utekerezaho, banza utekereza Imana. Mbere y'uko utangira umunsi wawe, banza usenga Imana. Mbere y'uko ubwiriza, banza usenga Imana. Mbere y'uko ukora igenamigambi iryo ari ryo ryose, banza usaba Imana ubwenge. Mbere y'uko ufata ifunguro, banza ushima Imana. Mbere y'uko ugira icyo ari cyo cyose ukoresha inyungu yawe, banza ugarure Imana icya 10 n'amaturo. Mbere y'uko upfa, banza wihane imbere y'Imana. Ushobora gukoresha imbaraga zawe bwite kugira ngo ushyire mu bikorwa ibi ngibi, ariko nuba ukoresha imbaraga zawe bizakuvuna cyane, ndetse rimwe na rimwe uzasanga utaranabigezeho. Uzabikora rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, ubwa kane ntabwo uzongera kubishobora. Ariko hari ikintu kimwe cyatuma biba nk'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Umuntu muzima wese iyo agiye guhumbya cyangwa guhumeka, ntabwo ari ibintu abanza gutekerezaho ngo bimufate akanya. Ni nako n'umuntu wemeye Yesu Kristo akamugira umwami n'umukiza we mu mibereho ye, gukora ibi byose bitamufata akanya, ahubwo biba ari ibikorwa bimurimo. Kwimura ubwami bwa Satani mu mutima wawe ukimika ubwami bw'Imana niyo ntambwe ya mbere ibanziriza ibi byose. Kuko aba ari ubwami bw'Imana buba bukugenga, usigara noneho Uwiteka ari we ugutera gukunda no gukora ibyo ashaka.
Imibereho y'umwizera ikwiriye kurangwa no kwitanga guhoraho atizigamye mu murimo akorera Imana gukomotse ku rukundo ayikunda n'urwo akunda ubwoko bwayo. Ubwo ni bwo busobanuro bwimbitse bwo kugira Imana nyambere. Ariko atari ibyo gusa, ahubwo ubutunzi ubwo ari bwo bwose tubonye bukwiriye gukoreshwa mu gutangana umutima ukunze. Iterambere iryo ari ryo ryose cyangwa icyubahiro cyangwa impano iyo ari yo yose dufite bikwiriye gukoreshwa mu gusakaza icyubahiro cya Kristo, kandi imbaraga zose cyangwa amagara mazima twishimira bikwiriye gukoreshwa mu murimo we. Mariko igice cya 8 umurongo wa 35 haravuga ngo, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Nshuti yanjye nkunda, ndakwifuriza kugira Imana mbere ya byose, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azagaruka tuzibanire. Ibyo ni byo ngusabiye nanjye nisabira, ni mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka, gitare cy'amahanga, wewe wahozeho kandi ukaba uriho kandi ukaba uzahoraho, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duha imbaraga zo kukugira nyambere mu mibereho ndetse no mu buzima bwacu, kugira ngo ubwo uzaza tuzibanire. Turagushimiye yuko ukibanye natwe, ngaho ngwino umanuke uduhindure, mu izina rya Yesu tubyatse, amen.